Kuri uyu wa gatanu Mutarama 2023 nibwo abanyeshuri biga mu turere twa Huye, Nyaruguru, Rubavu, Nyabihu, Musanze, Rwamagana na Kayonza babimburiye abandi bo mu ntara kwerekeza ku ishuri mu itangira ry'igihembwe cya kabiri. Bamwe mu banyeshuri baganiriye na Kigali Today bagaragaje ko bajyanye ingamba zo gukora kurushaho uko bakoze mu gihembwe cya mbere. Ingamba zo gukora cyane byanzaza n'amanota meza. Amasomo nasubiragamo neza, tukagenda neza, nkiga no kushuri baradufashaga bakatwereka ibyo twiga. Byari bimeze neza nyine twarakoraga cyane kugira ngo tuzatsinde igihembwe cya kabiri. Gutangira saa 2 ni byiza kuko bimo duheza ingamba no kugira etide ndende kugira ngo dutangire neza amasomo yacu dufite imbaraga tutafite ubunebwe. Natwe ubu ngubu twiga mu wa gatatu, birumvikana ko dufite byinshi byo gukora, ko dufite gusubiramo amasomo. Twarize cyane, akantu bajya batubwira ngo mwarimu yatinze ngo abari gutegura kwizi nyine ni ugusubiramo nyine ukareba amasomo mugiye kwiga uwo munsi wose, niba ayo masomo nyine wayiteguye neza. Babanje kugira umwanya nyine wo kwicara ugatekereza, umutwe wawe ukiprograma, ugatekereza neza, ugashyira ibintu ku murongo ibyo ugiye gukora, bizadufasha cyane. Ubutumwa bwanjye ndi butanga uyu munsi icya mbere ni ababyeyi. Turabashishikariza ko bubaha ingengabihe twabahaye. Urabona birangira babazanye umunsi wa nyuma, ugasanga hano harakubise haruzuye amamodoka kandi aba yateganyijwe, bakazana n'amamodoka atateganyijwe, bikaba ngombwa ko tuyapuringa tuyazana hano. So bakubahiriza ingengabihe kugira ngo umwana agende igihe twateganyije. Cya kabiri n'aba transporters nabo turabashishikariza ko tuzamura ibiciro, yaba ari abakoresha za moto, yaba ari abakoresha amabisi. Hari aho twumvise bagenda bazamura ibiciro kubera ari igihe nyine abanyeshuri bagomba kugenda. So turabashishikariza dufatanyije na RURA ko batagomba kuzamura ibiciro.